ubwo uri mu buye bucuruzi. Reka tubare ko twinjiye muri business, muzajya mubazwa net profit, muzajya mubazwa income statement, kuko muzajya mura muri minus. Abayobozi b'ingabo z'igihugu muri kwibwa amamiliyari musohora, ariko muzanicare mu bigenzure neza. Ubundi musohora miliyari 2.5 muri gukinira igikombe cya miliyoni 25. Ibintu bizatugeza kuki? Ntabwo igikombe cyari kumucika, kuko yakagombye kuba yarakoresheje tumaye possible. Mwaramubonye ageze finali igikombe aragitwara atsinze APR. Ariko kubera ukuntu mwabaye korompe, abantu baraza bakabigisha bagafata rezerema, mukajya ku maradiyo mugasakuza, mukajya abanyamakuru bagatangira ngo Rayon Sport yambaye ba nyirayo, ngo Rayon Sport impamvu idatera imbere n'ukwera ibintu. Ubu yateye imbere hwiki? Turiye bingahe ejo bundi? Mumbwira ibitego APR yatsinze, harya APR yatsinze kangahe Rayon Sport igihe Fidel yayiyoboraga? Ku kibuga nihinjira intwaro, ku kibuga nihinjira icyuma, nihinjira ishoka. Namwe nimwemere, kuko niba ugiye kuza ku kibuga, niba umutekano hari rero igihugu mukamwara kibohoye, niba uje ku kibuga emera usakwe, kuko niba utemera gusa kukinjira na gashoka ukakazamura mu kibuga kuriya, hari harimo intimidation. Twongeye kubasuza mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Saga Rwanda TV. Nkuko nabibabwiye, ni Ngero Rukumbi, from nowhere to anywhere, from nothing to something. Ni njyewe ngenyine muhigi wabashije guhiga, nkigira kumenya sinigire kubaho. Nkabasha gukoresha ubumenyi nabonye kugira ngo mbashe kubaho. Kuko nyambwira abantu, iyo wigiye kubaho birangira utabayeho, ubaho nabi ukandavura. Ariko iyo wigiye kumenya birangira ubayeho kandi ukabaho neza. So twongeye kugaruka rero, reka shimira abantu bashyize komantere ku kiganiro meruka gukora, ubwo navugaga ku bisambo biri muri Ferwafa, nkavuga kuba mafia bari muri Ferwafa, nkavuga ku bisambo biri mu ma equipe, mu bayobora ama equipe, ndetse na bamwe mu bafite ama equipe, kuko ni ibintu ntagira ipfunwe ryo kuvuga, ahubwo nasaba ko urwego rubishinzwe rushobora gufata umwanya rukinjira muri ibi bintu tuba tuvuga, aho kugira ngo bajye bazamo hari cyabaye kidasanzwe, ubundi usange hari je navuga ko ari victime zibigenderamo. Ari nacyo gitumye rero nza kwicara imbere y'izi kamera. Nje kwicara hano imbere y'izi kamera n'agahinda kenshi n'umubabaro, ariko nanasaba urwego rubishinzwe, urwego rwirukanse ku bafana ba Rayon Sport, rukatangira kugenda rubatora rubafata. Bamwe bakazira ama interview bakoze, abandi bakazira ngo imyitwarire bagaragaje ku kibuga. Rwose itegeko nshinga ry'igihugu cyacu rigena ko buri muntu wese agomba guhabwa ubutabera, kandi nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko y'igihugu. Ariko tumaze kubona ko rimwe na rimwe hari abantu bica amategeko ukagira ngo bo bayari hejuru, bemerewe no kuyagenda hejuru. Hari ukuntu itegeko riza rigiye kwapurikwa, tukabona hari uburyo riri kwirengagiza abantu bamwe, ariko ukabona rishyigikiye hari abandi riri gushyigikira. Ndabivuga kubera iki? Itegeko nshinga ry'igihugu ntago ryemera kwigaragambya. Imyigaragambyo hano mu Rwanda ntiyemewe. Abafashwe hariya ku kibuga bagaragaje umuco utari mwiza, uko babaye nk'abigaragambije kubera kutishimira icyemezo runaka. Ariko ndagira ngo twongere tugaruke n'ubundi tujuru ku itegeko nshinga. Itegeko nshinga nubwo ritemera imyigaragambyo, ariko igitabo mpanabyaha hano mu Rwanda, igitabo cy'amategeko mpanabyaha hano mu Rwanda kigaragaza yuko abagerageje gukora icyo cyaha, abagiye kugishyira mu gikorwa, hari abagishyize mu gikorwa, baba bagomba guhanwa. Hari abagiteguye, baba bagomba guhanwa. Ariko nanone bakagaruka bakagaragaza yuko hagomba gukurikiranwa nanone ni iki cyatumye iyo myigaragambyo ibaho. Koze iyo myigaragambyo ni iyihe? Ngewe hari ibintu nzabivuga, abantu bazaza banyita umufana runaka, reka na nidekarare kugeza uyu munsi
nzajya nshwanyaguze nimbona aperi ikizinga nkishanyu nje nshwanyuze, nimbona Rayon Sport y'ikizinga nje nshwanyuze, nimbona Kiyovu, none se ubu nimvuga ko ubu ninza kuvuga ngo nimutwereke amamiliyari ashorwa muri aperi uyu munsi kinyura muri barrage, Rayon Sport imara imyaka 2-3 itajya mu irushanwa yaryinjiramo, bagahita ko bayibwira ati wowe ntago uzanyura muri iyi mikino y'ijonjora ry'ibanze, turete urambwira nk'ubu nimbikubwira nkakubwira ati ngaho mbwira umumaro w'amafaranga amamiliyari n'amamiliyari ajyamo. Ndabizi wowe utari umufutubare, utari umusportif, uraza untuke, ariko abazi siporo, abazi football, abazi ibyo tuba tuvuga, araza kwicara yanarize iki kintu kijonjore abyibaze. Buri mwaka aperi yibwa gute? Ntago ari aperi yibwa nako, Minadefi iribwa, kuko niyihemba aba bakozi bakora muri institution ya aperi. Miliyari musohora umusaro wazo ni iyi nuwe, mutubwira idarapo ry'igihugu mumanika. Miliyari musohora mukamukinyura muri barrage, tugategereza ekipe Gasenyi Rayon Sport imara imyaka 2-3 idasohotse, ariko mu mwaka wa 5 yasohoka, bakayiha respect, bakayibwira ati twaragutegereje, wowe ngwino ntago uri bunyure mu majonjora, ngwino urahita gukomeza inani ikurikiraho. Kujyayo buri munsi uzana iki? Ibikombo mumbwira mubitse 23 ko hari byo bafana bamwe muhita kumuza kunyataka mumbwira, ibyo bikombe 23 bibamariye iki? Niba muba nta mwaka mudasohoka kuva banza mwagira muri no champion, buri mwaka aperi igomba gusohoka. Idasohotse kwanza nta na rimwe negeze mbona isohoka. Okay, nta na rimwe nigeze mu gihe natangiye kurebera football nigeze mbona aperi itasohotse. Bivuga ngo imaze imyaka iri hejuru ya 28 buri mwaka aperi isohoka. Niba itakine CAF Confederation irakina CAF Champions League. Ariko mbabaze ko ari byo mvuga, ko ariko kadangu muwa mutumita ko ninjira muri ibi ngibi by'ama equipe atari byo nashakaga no kuvuga. Ni mumbwiza ukuri, gusohoka kwanya incuro 30 imyaka 30 ishize, I mean imyaka 28 ishize musohoka, bibamariye iki? Nimwe equipe ikoresha akavagari k'amafaranga muri iki gihugu, ariko Minadefi muribwa kubera iki? Muribwa kubera yuko ibi bintu kubifata mukabihereza aba banyakubahwa rwose ni mu bayobozi b'icyubahiro, kugira ngo n'amanyanga azajya akorwa, kuko mufite abasivili benshi bakora bari mwaho ngaho mu buryo buri indirect, bakora amanyanga, bakora amafuti, ariko namwe nyine ntago byareka kubitirirwa, kuko ni buri president wa equipe. Twabonye aperi ifunga bamwe mu bantu bayibagamo mw'imbere, babashinja amarozi, babashinja ibiki. Gute nyine ni gute bibaho? Ariko nituvuga hano mu Rwanda ngo abantu rero ngo ndabivuga, ubwinshi bw'abafana ba Rayon ntago kuba muri benshi muri abanyamupira, bibabwire benshi muri mwe ntago muri abanyamupira. Narabibabwiye impamvu mutari abanyamupira, twabonye uburyo mwatatse Perezida Sadati kubera itangazamakuru ribi ryaje rikabashyiramo propaganda rikabangisha umuntu nta n'ikintu birishingiyeho. Uyu munsi niryo ri kubabeshya, ryaje rirababeshya ngo abasaza bazanye $500,000, bazanye $500,000 ubu umwaka urangiye. Abakobwa, ikipe y'abakobwa Jean Fidele, ngiye mvuga ibintu niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mureka mvuge ukuri, nta muntu uza ureka kuntuka, uranukira iki ko ngiye nk'ukuri nka fakite zanjye, aho kugira ngo nuke nawe mpa fakite zawe byibuze muri comment, cyangwa uze wicara hano tuguhereza umwanya rwose ntago tuzakwishyuza, nawe uduhe fakite zawe. Mberetse aperi irashora amafaranga akavagari, ariko nta musaruro. Isohotse inshuro 28 kuva nge namenye ubwenge, aperi irasohoka. Namenya kureba football nkavuga ngo iyi football ndi kuyireba 98 muri za 98.
cyarebye igikombe cy'isi cy'icyenda n'umunani nge narakirebye nari nzi kureba football. Rwanda A na Rwanda B zikina CAF, I mean zikina Sekafa hano narazirebye, tukirebera ku mateleviziyo bitaga Rubaho, izo ngizo narazirebye. Icyo gihe nabashaka kureba football nkavuga ati none ndi kureba atari bya bindi by'abana byo kuvuga ngo nkunzibara ikipe yambaye, ataruvuga ngo ndafana ikipe itsinze. Icyo gihe ngewe narebaga football. Kuva icyo gihe banyakubaho kugira ngo mugere igihe mubashe kureba yuko mwibwa, ubundi mushyira ibintu ku murongo, mwegeze y'ibisambo. Kuva icyo gihe uko umwaka ushize ntabwo amafaranga agabanuka ahubwo ariyongera. Mwazanye APR murayizana mushiramwo bakabanga tweet bambuye tweet, abanyamahanga bakomeye abakongomani bakomeye baraza hano barakina, muzana ababreziliye barinjira, nimwe bazanye ababreziliye bwa mbere hano muri iki gihugu, barakina biranga, gutanga umusaruro biranga. Mujya kuri Kanyarwanda muravuga ngo tugiye gukinisha abanyarwanda murabazana, ariko n'ubundi icyo gihe kipe y'igihugu ahubwo turayibura, mutuma abana birara, kuko mwafata umukinnyi wese ugaragara ko afite impano hano mu gihugu mukamuhereza amafaranga menshi. Ayo mafaranga menshi akaza gatuma tutabona equipe nationale ikomeye. Equipe nationale yishwe no kuba mudashobora kureka. None se dufata urugero, niba ufasha abakinnyi beza babiri bakina muri Mediane bose bahuriye ku munani kuri number 8, cyangwa aba striker babiri beza b'abanyarwanda bakaza muri APR, umwe arakina undi ntakina, ukina aragenda avuga ati ngewe direct ndi qualifié muri equipe nationale, bitume badakora. Twabonye ba Haruna bakomeye, tubona bamugira neza Jean Baptiste bakomeye, kubera ko n'abana bakuze equipe y'igihugu kuyinjiramo bibasaba gukora. Ariko ndagira mbabwira iyi systeme ya Kanyarwanda yo gukinisha abanyarwanda mwazanye yatumye abakinnyi b'abanyarwanda baba banebwe. Mwabahaye amafaranga menshi yica kariyeri zabo, mwabahaye amafaranga menshi, we akumva yuko kandi koko nibyo. Urajya kureba urebe usange biragoye kugira ngo ajye guhamagara umukaseri wo muri, uretse wenda umutoza nabonye uriya mutoza wagiye wari urusigaye agenda akajya gukura umukinnyi muri Sunrise niba ari hehe, akamuha amahirwe akamuhamagara. N'undi mutoza ari nawe nabonye wahamagaye uyu mwana wakinaga i Rusizi. Ariko tumenyereye yuko abakinnyi bava hano mu ma equipe hano mu Taunel, ni Kiyovu, ni Rayon Sport, ni APR, byakaze bakajya no muki no muri Mukura. Ariko twa tumaze kubona umutoza ugirira ikizera umwana uri muri Gasogi akamuhamagara, twa tumaze kubona umutoza ugirira ikizera umwana uri muri za Sunrise akamuhamagara. Ariko none rero sasa gukinisha abanyarwanda kwa APR, nge ndabivuze ndasingiye kubisesengura ubu, none hasi cyo ngiye kubisesengura, byatumye tubona abana b'abanebwe, kubera ko yamaraga kubona yuko uwo bari kumwe, uwo bakagombye kuba kompeta kuri wenda typical number 9 full striker, cyangwa wenda muri nk'umukaseri kuri gatandatu, cyangwa nk'umuwinga kuri 11, ugasanga bombi bari muri APR, akavuga ati kuba uyu muryana inamba, kuba ari nje ujya mu kibuga, ninjye n'ubundi already nzahamagarwa muri equipe nationale. Kandi kuko nibyo byabaga, bituma tubona equipe y'igihugu yuzuyemo abana b'abanebwe badashoboye gukora. Udashobora kubona umwana ufightinga ngo tubone umwana ushobora gufightinga nkuko Migi yafightinze, nkuko Haruna yafightinze. Biragoye kubona tara nkizo, nkuko ba Olivier Karekezi bafightinze, ba Nyakwigendera Katauti Amadi bafightinze. Bari barafightinze kugira ngo bagire ku rwego bari bagezeho. Ariko ubu ngubu horowe ikintu bita ubunebwe, kubera yuko amara kugira muri equipe ya APR akavuga ati byanze bikunze nta wundi wahamagara, niba ngezemo uwo twahagandiraga umwanya nkaba ndi kumwicaza ninjye uzahamagara, bigatuma tubona equipe yoroshye. Iyo ni ingaruka yo kuvuga ngo tuvuye muri politike n'ibiki dushyize muri za Kanyarwanda. Ibyo ngibyo birarangiye, mugarutse mu banyamahanga muri gukoresha miliyari 1.2 miliyari mugahemba staff amamiliyari. Ariko nubwo nta kibazo cyaho mukura amafaranga, nta nubwo mushobora kugira imwe zaho ayo mafaranga aturuka, kuko ayo mafaranga byanze bikunze afite imvo n'imvano. APR ntago icuruza,
ingengo y'imari avamo muzatuma dukomeza kuyivugaho. Ntabwo tuzabura kuyivugaho kuko twe turavuga ati niba APR ikoresha amafaranga aturutse muri Minadef, ayo mafaranga aturutse muri Minadef agaturuka mu ngengo y'imari ya leta, ingengo y'imari ya leta ituruka mu misoro dusora, na niyo mpamvu tutazareka kubivugaho. Mwebwe bafana mutarabafana mu motera mujyariya mugasakuza mugatangira kunuka, ntacyo muzantwara. Ntabwo nzareka kubivuga ko ndasora, ntanga imisoro mu gihugu. Iyo misoro ntanga rero niyivamwo ingengo y'imari ijya muri Minadef. Iyo mbona Minadef rero iri kwibwa, ntabwo nzareka kubivuga, iri kwibwa. Tugaruke muri Rayon Sport. Rayon Sport abanyamakuru baraje ngende kubereka ukuntu hano mu Rwanda ubwinshi bwanyu muvuga cyane ntabwo ari bwo bugaragaza ko muri abanyamupira. Rayon Sport abanyamakuru baraje bagabye igitero kuri perezida wa equipe Sadat, ntibabanje kumwumva, ntibabanje kumva ni ikihe kibazo Sadat yahuye nacyo. Hano mu Rwanda tumaze kubona yuko n'abantu bakuze bakagombye kuba bavuga ati twebwe turi abantu tugomba gushyigikira long term project, nibo bantu bazirwanya kubera ko batekereza bya hato na hato, batekereza ibintu bigufi. Bahuye na Sadat ufite icyo bita long term project, utekereza ibintu byagutse, utekereza Rayon Sport mu buryo bw'ubucuruzi. Barangije bakoresha abamwe mu banyamakuru bari kubabesha uyu munsi ngo muri Rayon Sport ngo hari ubumwe gute? Uri kugira mu Nzove ugasanga abana b'abakobwa bari kurira, ubwo nibwo bumwumbwira bamaze amezi 6 badahembwa? Hari ubumwe gute? Hari ibintu ejo bundi tuheruka kubona bicicibikana bamwe, ugasanga umuntu niba aje akavuga ati ngewe banyegura Rayon Sport na investinga mwaye amafaranga, perezida wa equipe agahita kajya hari akajya kumukaza, akajya kumuvuga nabi. Ubwo nibwo bumwe muri kutubwira? Okay, it's fine, nge nta n'ikibazo bintege, ariko ubwinshi bw'abareyo mubeshwa mukabakorompe, mukatangira ngo abasaza bazanye iki, ubu babahaye iki? Fideli yabahaye igikombe cy'amahoro, Jean Fideli yabahaye Super Cup. Jean Fideli na equipe nta na rimwe twaje twumva umwana w'umukobwa ataka ngo ntari guhembwa, ire equipe ni nayo wayitangije. Jean Fideli yagiraga ikirarane cy'ukwezi kumwe abiri yabaga yamaze kwishyura. Jean Fideli yabwiraga abakinnyi be ngo mwihangane ejo nzabikora, barabikoraga. Jean Fideli ntago yari umuyobozi mubi, ariko kubera mwebwe n'abanyamakuru birirwaga bavuga ngo turashaka Rayon ngo ijye mu maboko yabo, ubundi rero ntago yari mu maboko yabo yabanyirayo. None se Jean Fideli ntago yari umurero kugira ngo mbereke yuko mwebwe abanyamakuru baje babica mu mutwe, muratangira muvanga abasaza bagaruke, muragiye muraserebuye ngo abasaza baragarutse, ngo bazanye miliyoni 500 bazanye, mutubwire icyo bazikoresheje, baguze nde, batwaye iki, igikombe n'ikibavuye mu ntoki. Ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu yabaga ngewe noneho reka mbabwire, yabaga Fideli, Jean Fideli ari ugifitiye equipe, ntabwo igikombe cyari kumucika, kuko yakagombye kuba yarakoresheje tumaye possible. Mwaramubonye yageze finali igikombe aragitwara atsinze APR. Turiye bingahe ejo bundi? Mumbwira ibitego APR yatsinze, harya APR yatsinze kangahe Rayon Sport igihe Fideli yayiyoboraga? Ariko kubera ukuntu mwabaye korompe, abantu baraza bakabigisha bagafata rezerema, mukajya ari ku maradiyo mugasakuza, mukajya ari abanyamakuru bagatangira ngo Rayon Sport yambaye ba nyirayo, ngo Rayon Sport impamvu idatera imbere ni ukwera ibi. Ubu yateye imbere hwiki? Yateye imbere hwiki? Mutubwire icyo yateye imbere. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, mutubwire ukuntu abana bari kurekarama nani prime, abana b'abakobwa bari kurekarama prime zabo, prime de match z'imikino irenga 12, bakarekarama imishahara y'amezi arenga 5, none warangiza ukambwira ngo bazanye ngo miliyoni 500. Kindi kujya mbabwire ngo hano nta fanatisme mfite, nge nzajya mbomora. Ibyo nibyo nababwiraga. Reka nigarukire kuri topic icyo ngiye kuvuga. Banyakuba abayobozi, nyuma y'ibyo bintu byose tubona
muri football, reka tubyegezeyo, reka tugaruke mu kibuga. Nari ndi kuvuga ku bintu bijyanye n'itegeko nshinga ryacu icyo rivuga, n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha icyo avuga. Igitabo cy'amategeko mpanabyaha hano muri iki gihugu ntago cyakagombye kwirengagiza niba hari abantu bashinjwa ko bigumuye, bigaragambije, bakoze icyaha, ariko tuzi neza yuko igitabo cy'amategeko mpanabyaha hano muri iki gihugu kigena uburyo bareba cause. Of course hari icyaha, ariko hari n'uwateje ko hari na cause y'icyo cyaha. Cause y'icyo cyaha rero sinibaza impamvu mutari kuyireba. Ese ntabwo twabonye confirmation? Murebe kuri no video, iyi video igiye kujya hano aha munsi, ni muyirebeho umbwire wowe mugenza cyaha nyakubahwa muvugizi wa RIB, abo bantu bagushyikirije barimo bawa Nyanza nabande bafunze. Reba iyi video umbwire uyu mwarubitre niba utari kubona ko nawe akwiye gukurikiranwa mukajonjora mukamenya niba nawe atari koze. Kubera iki bintu bihishirwa kandi ukabona bigizwemo uruhare na bamwe mu bayobozi bakagombye kuba bagaragaza ukuri? Impamvu ndabivuga niki, abo bantu ibintu babiteguye igihe kinini. Nuko mbivuga abantu bakavuga ngo Moyize ngo engineer ngo bagatangira ngo reka nsubire abantu bamwe ndagira mbabwire ngo itangazamakuru ntago rikorwa n'abantu barigize gusa. N'itegeko nshinga ryacu ritwemerera kuba umuntu wese ashobora kuba umu-informer, ashobora kuba umunyamakuru. N'abarigize ubwabo ntago barikora nk'umwuga. Niho turi kubona bari gukoreshwa n'abaperezida b'ama equipe bakaza kubeshya abaturage. So rero ntago wambuza kuvuga ukuri numva muri nge. Uhita kuza kumbleminga ngo nawe ngo ntago uri umunyamakuru kubera icyo unyambura ko ndi umunyamakuru nakakayande kuguha amakuru. Uranyambura ko ndi umunyamakuru kandi wicaye uraplayinga untega amatwi wumva ibyo ndi kukubwira. Yes, ayo ni amakuru nkwaye. Nono atari ya nyayo mbwira ngo ayasa ya nyayo ariko kuvuga ngo ntago ndi umunyamakuru. So nyuma yo kureba iyi video, nyakubahwa umuvugizi wa RIB, kubera iki mudashobora gufungura nanone open document ku mwarubitiro wasifuye match ya Bugesera na Rayon Sport? Niba yarashinjijwe ko yishe match, niba yarashinjijwe ko yabaye cause w'imyigaragambyo yabaye ntashyigikiye, nge sinyishyigikiye, yabaye mu Bugesera, ibyabaye nta muntu ukunda siporo wabishyigikira. Kuko ndanabwira n'abafana, niyo mpamvu navuze ngo abantu benshi bagendera mu kigare, si abanyamupira. Nta munyamupira wakora amakosa nkariya yo gutera ibuye mu kibuga. Nta munyamupira ushobora baravuga ngo football ce n'est pas la guerre. Niba bakwibye ni mureke ibisambo tubigaragaze, ntago igisubizo ari ukujya gutera amabuye mu kibuga. Ariko noneho niba habaye ikibazo nk'icyo, hakaba ikintu kidasanzwe kibaho hano muri iki gihugu, kubera iki mudashobora gucukumbura ngo murebe koze ibi bintu? Niba bidakozwe, aba bantu bafashwe ba Rayon Sport bagakomeza gufungwa, ngewe ndaza kwibaza n'ikindi kibazo. Ngibaza umuvugizi wa RIB, nyibaza cyangwa urwego rwa RIB, ko Muhanga ijya kumanuka mu cyiciro cya kabiri hari abakinnyi bitanze bakagaragaza harimo umukinnyi wagaragaje yuko yakiriye ruswa. Ubundi ibyo birego byo byagiye iki kirego ko mutatubwiye uburyo cyarangiye, ko kandi uwo muntu yari abari mu maboko. Kubera iki tubahuruza turi kugaragaza amafakite y'ibintu biri kubera muri siporo? Nimujyeyo mukazi ibintu bimaze kuba, ntimunarebe koze, ahubwo mugahita ko mufata babandi nyine amarangamutima yabo byananiye kuyakontorora bagakora amakosa. Ntago ngende kushaka kubagira bere, ko uwo bafashe wese niba warateruye ukaritera mu kibuga, icya mbere wigaye, icya kabiri umenye ko ubwo ntago uri umunyamupira. Nushaka umunyamupira wemere ko football atari intambara. Ariko nubwo tuvuga ko atari intambara, Ferwafa namwe mubwire abantu binjirana amashoka
n'ibyuma mu kibuga. Buri muntu wese yubahiriza amategeko. Ubundi ngiye mbona mwagakwiriye gushyiraho itegeko ry'uko niba uri umusirikare ukabuje ku kibuga ubahiriza amategeko y'ikibuga. Ku kibuga ntihinjira intwaro utari mu kazi ako kanya. Abapolisi nibo bemere kuzinjira na hariya. Ku kibuga ntihinjira icyuma, ntihinjira ishoka. Namwe nimwemere, kuko niba ugiye kuza ku kibuga waje nk'umufana, ntago waje mu kazi. Nta ntambara yindi tugiye kurwanira mu kibuga kuko mwamaze kutubohora. Igihugu mwarakibohoye, igihugu mwagihaye umutekano urahari. Niba umutekano uhari rero, igihugu mukamwarakibohoye, niba uje ku kibuga emera usakwe. Kuko niba utemera gusa kukinjira na gashoka ukakazamura mu kibuga kuriya, hari harimo intimidation, hari harimo kwica amategeko ya football, hari harimo kwica amategeko y'umupira w'amaguru. Nitubivuga nta cyaha dukoze, ntago dusuzuguye urwego nka RDF, kuko urwego tuzi icyo rwakoze, tuzi amahoro rwaduhaye, tuzi uburyo rwabohoye igihugu. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, ntago tureka kuvuga ikosa muri gukora muri football, ntago turavuga kugaragaza ikosa muri gukora itari guhisura nziza football yacu. Ikindi, urwego rwa RIB rwose mudufashe, niba mugiye gufungura dossier ku bantu bakore abanyabiba abafite ibyaha muri no football yacu, ni muyifungure muyigire open, nyere kugiraho mugira close. Ko mvuze iki kibazo cya Muhanga iragarutse mu cyiciro cya mbere, ijya kumanuka yamanutse hari abakinnyi bitanze ubwo bemeye ko bari ruswa. Ariko kubera iki tutabonye abo bantu dossier zifungurwa? Amakuru mfite na yuko basanze harimo ama equipe yandi tuvuga, arimo abantu badakorwa badakurikiranwa, nayo ari buze kugaragara yuko yijanditse muri ibyo bintu byo gutanga ruswa. Ubundi dossier murayishimanganya. None kubera iki mutari umwarubitire wagaragaye waje ku kibuga yambaye jezi ya equipe ije gutwara igikombe, kandi yarishumuke kuki bitaba? Nzi neza yuko mu bugenza cyaha mwiperereza ikosa ryose nakora, nanga kuri kamera ndi kuvuga ijambo nanyerera nkacikwa, nzi ko riba intwaro kuri wowe uje kungenzaho icyaha. Intambwe uyu Patrick yakoze yo kuza ku kibuga yambaye jezi ya APR akagaragara nk'umuntu uje kwishimira intsinzi, muzi ibintu byabaye mu Bugesera, kukitaba intangiriro kugira ngo mufungure dossier kuri no mwarubite nk'umuntu wabaye koze ya kiriya kibazo. Ariko kubera yuko ni ibintu bisigikiwe n'abantu bayoboye inzu ya Ferwafa, ndabivuga kubera yuko mwabanje kutujijisha mugira ngo turi abantu tudatekereza. Mufasha abana baba umwana w'umukobwa uriya Hamid n'abandi bagenzi be, ndavuga Hamid kuko naramubonye mu itangazamakuru ari kubyivugiraho, ntekiza ko atavuga ko hari icyankoze. Mujya kumwandarika muramusebya mumuteza isi ngo yarabetinze ngo yagurishije match. Ariko rero niba mutafite ibimenyetso ku buryo RIB ishobora kumukurikirana nawe, kuko niba umuntu yanditse ibaro mukayishyira hanze imeze kuriya iteyeho kashi, perezida wa Ferwafa ugajya ku gitangazamakuru cy'igihugu gikuru ukavuga ngo ibi ngibi ngo nta bantu bakora match fixing, ngo kubera yuko ngo barabizi ngo doheruka kwirukana abarubitre. Mwirukanye bande ko mwabikoze muri kujya mujijishe, muzabona uburyo muzicara aho ngaho muri kudefanda ayo mafuti, mugaragaza yuko muri abantu muri kurwanya ibisambo, kandi ibisambo muri kubishyigikira ahubwo bibarimo. Ni gute wirukana umwana umaze imyaka 2 adasifura ukamushinja fixing? Ni gute ushinja umuntu icyatanazi? Ni gute wicara ukifata? Ngenda bivuga kuko none ni ibintu biri open. Ni kigano nagishyizeho hano kuri Saga Rwanda TV. Kigano mwarakibonye. Ubwo umwana yari hakaniye aravuga ati ngewe ibi bavuga ngo twarabyemeye ntabyo nzi, sinigeze mpamagarwa. Ariko wowe warangiza ukamufata ukamushinja icyaha ukanavuga ngo aracyemeye, ugasohora ibaruwa nk'iriya. Niba ari bidakurikiranye bari abantu, ubwo nta cyaha bafite. Niba badafite icyaha, mwebwe mwakoze icyaha, kukiri bita bakurikirana. Kukiri bidashobora gufungura, kukiri muri gufata abafana
mutari kwinjira muri iriya nzu ya Ferwafa n'amabaka akorerwamo. Niba mwinjiye muri iki kibazo nimukinjiremo, nge nzamuye ijwi ryanjye. Sinje gushigikira abantu bateranye amabuye mu kibuga, sinje no kuvuga ngo ngiye shigikiye abantu bakora ibintu binyuranyije n'itegeko shinga, ariko nje kuvuga ngo umufana wa Rayon Sport wese ufunzwe nta by'amarangamutima, niyo batarebye cause yateje kiriya kibazo, niyo badashatse kukijya mu mizi, kandi nyir'ubwite ateye intambwe yakagombye kuba ari intangiriro yo kugira ngo ribu namwe mutere intambwe yindi mujye gukora iperereza mucukumbure. Aba bafana ba Rayon Sport nabo bari kuzira ubusa, bari kuzira karengane, bari kuzira amarangamutima yabo. So ngewe rero navuga ngo hakwiye kubaho ikintu cyo gukura santima, kuko ibintu ngiye maze kuba too much. Ribu ibi bintu nimutagabanya ibintu byo gutuma tubona ibintu bimeze nka inegalite, cyo kuba hari bamwe bakwiye gukurikiranwa abandi bakurikiranwa. Bwashize narabivuze, ejo mufata abantu ribu ngo batukanye, undi akajya hari agatuka abantu muri rusange, ntimagire icyo muribwiriza, mukajya gufata umuntu ngo yatukanye mukamufunga akanakatirwa. Ariko ejo nkabona hari undi uhagaze mu ruhamwe akatura akavuga ngo abagabo bose ni inyanga, abagabo b'inyana zimbwa, ubwo afasha abagabo bose atwisa inyana zimbwa, ntihagire ikintu mubikoraho. Ubwo mabutweretse yuko uriya nta, kandi uwo nguwo niwe muvuga ko ngo mwibwirije ngo ko umuntu yamututse, mukajya gufata umuntu mukamubwira akaza agatanga ikirego. It's fine, ibyo tubireke. Mukibwiriza ngo umuntu yabujije ituze rubanda, ngo cyangwa ngo ari gukora ibintu byangisha abandi rubanda, ngo byangisha ibintu bye, ngo bituma iki gikundiro cye gitakara, mukirengagiza ibindi biganiro biri ku maradiyo amwe namwe nabyo bikoramwe abantu. Ubwo ni muri entertainment, wenda aho sinshaka kwinjiramo cyane, bikora abantu usanga bari gufata ibihangano by'abahanzi, umuhanzi yiyirinze atanga miliyoni ze zirenga 10 cyangwa 5, akora igihangano undi akajya ari akakijonjora akamanuka ati nta kintu kirimo, akamera nk'uri gukora anti campaign, ngo yashishuye ngo yagize ute. Aho ngaho ntago ndabona mwibwiriza. Ibyo bintu byose nanze kugira izina ry'umuntu mentioninga, ariko ibi bintu bibaye kuba too much. Niba n'umuntu ashobora kuza agakora amarorerwa nkariya, yarangiza akabihamya ajya guserebura igikombe cy'indekipe, mukabireba mukabihesha umugisha, mukumva ko mudashobora kwinjiramo ngo mugire ute, ngo mushyiremo akaguru murebe ikintu kiri kuba hariya. Ahubwo abafana bananiwe kwihanganira, amarangamutima yabo yananiye gukontorora, bakaba victime, bakaba bafunzwe, mukamwumva ko nta ukwiye kubavuga, nta ukwiye kugaragaza yuko bari abantu bari kuzira kuba byarabananiye gukontorora amarangamutima yabo. Ariko nyamara uwatumye kuyakontorora bibananira ari hari ari kwidegembya, yanagaragaje kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ibyo yakoze abikoze abizi. Birababaje. Niba mwinjiye muri football muyinjiremo, mwinjiremo wese, ntimwinjiremo ibice, ubundi mukemura ibibazo byose birimo. Mureke kugira bamwe mukurikirana ngo abandi mubareke. Nasoza mvuga ngo mu by'ukuri football ce n'est pas la guerre. Wowe mukunzi wa Saga Rwanda TV, wowe dukurikirana ku mbuga zacu zose zitandukanye, nakubwira ngo niba uri umunyamupira bigaragaza. Nta munyamupira ushobora kuza gutukana mu ruhame, nta munyamupira ushobora kuza kurwana ngo nukubera ko atishimiye icyemezo cya arbitre. Ahubwo twagombye ko uyu munsi turi gukora campaign yo kuvuga ngo uyu muntu badge afite yo kuba nasifura muri Ferwafa ntaga yemerewe. Niyo barirukanye bari abana babashinja ibintu bubwa bavuga ati ntitwegeze twemera ibi bintu, kandi Ferwafa ikabemeza ko bibemeje, ni gute batirukana igisambo nka kiriya kiba kikarabigaragaza ko kibye, cyarangiza kikanavuga ati nge nabikoze kubera yuko aba ni ba boss banjye, bari kukwambarira jeza akajya ku kibuga ari kugaragaza ko ari ba boss biwe. So ibi bintu ntago bikwiye gucika, uyu muco ukwiye gucika. Ubundi tukareba football itarimo amanyanga. Ariko Minadefu mbisubiremo, banyakubahwa bayobozi b'ingabo z'igihugu, muri kwibwa amamiliyari musohora, ariko muzanicare mu bigenzure neza. Ubundi musohora miliyari 2 n'igice,
muri gukinira igikombe cya miliyoni 25, ibintu bizatugeza kuki? Muri gusohora miliyari 2 n'igice, ikipe yanyisohoka imaze imyaka 28 isohoka idasigara ku rugo. Ariko dore Rayon Sport imara imyaka 4 idasohotse, iri gusohoka bakayibwira ati we ntago ukwiye kunyura muri barrage, uzakina bari abana boreka babanze barwane, wowe uzakina hari imbere. Kubera iki? Kubera iki mwebwe tutabona imyaka yose musohoka? Kuki tutabona CAF Champions League ivuga ati APR ntago ukwiye kunyura muri barrage? No kubera yuko muribwa. Mureke tubivuge ko mwibwa kugira ngo mukumire ibisambo biza kubiba, ubundi mugabanure amafaranga mutakaza. Nyaboneka ni menshi kandi ayo mafaranga hari byinshi akagombye gukora. Ntago nibaza ukuntu ushobora gukoresha over budget, gukoresha niba tunabare ko turi mu bucuruzi rega, urashora miliyari 2 uri bwinjize miliyoni 25 cyangwa 30. Mu byukuri ubwo biraza kumara iki? Ubwo uri mu boye bucuruzi. Reka tubare ko twinjiye muri business, muzajya mubazwa net profit, muzajya mubazwa income statement, huko muzajya mura muri minus. So nasoza mvuga ngo nimureke twubake football itarimo amanyanga, twubake football inyuze mu mucyo, twubake football itarimo ngurira ifirimbi, twubake football itarimo ibikangisho na bya bindi bya munyangire na bya bindi byo gutegura. Ibi ndabivuga kubera yuko niba abantu barabonye ibaruwa ya perezida w'amagaju yanditse ahamye ibi byose mvuza aha ngaha, kuko niba perezida nkuriya wa ekipa avuga ibintu nka biriya, nuko nabo ubwabo bamaze kugira ute kurambirwa. Reka shimire mwese mudukurikirana kuri Saga Rwanda TV. Reka shimire wowe wafashe umwanya kumva ikiganiro cyacu. Reka ngushimire wowe ukoze kuri subscribe, ugakanda kuri like, akazogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu mu bambere. Reka kandi ngushimire wowe ugiye gusharinga ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ndumwe rukumbi wigiye kumenya utarigiye kubaho. Kumenya kwanjye bikaba biri kuma kubaho. Ciao.